Reka tubasuhuze mu budacikwa n'ikiganiro impamba y'ubumenyi, tubasuhuze kandi tubifuriza ibihe byiza aho muri hirya no hino. Ndibarore Cleophas, urebye iyi shusho biroroshye guhita uvuga ngo ayo se amafaranga runaka. Ishusho yonyine uyirebye birakoroheye kuvuga ngo ni amafaranga igihumbi, ariko igitabo dufite hano kigiye wacyanditse we arashaka ko dutekereza mu bundi buryo burenze kuvuga ngo ayo ni amafaranga igihumbi. Reka mbanze muhe ikaze hanyuma tubone kuvuga no ku gaciro k'ifaranga cyangwa agaciro k'amafaranga uko we mu buzima bwe yabibonye. Ikaze bwana Oswald Shyirambere. Murakoze cyane. Igitabo cyawe wakise The Value of 3,600 Rwandan franc. Yego. Iki gitabo wakise? Yego. Agaciro k'ibihumbi 3,600. 3,600 se si 3,600 nyine? Kukita agaciro k'ibihumbi 3,600 umuntu nibyo umuntu yumvise yakumva agaciro k'ibihumbi 3,600. Ariko nk'uko iki gitabo kibivuga, hari agaya amafaranga ibihumbi 3,600 ashobora kugira akandi gaciro gakomeye ako nita mu ndimi z'amahanga une valeur exponentielle. Ni ukuvuga ngo bitewe n'uko umuntu yakoresheje ashobora kuvamo byinshi cyane nk'uko byangendekeye. Nk'uko byakugendekeye ukabona bivuga mu gitabo cyawe. Igitabo cyawe ni ubuhamya bwawe wivugiramo. Uravuga ngo one day, turi ku papuro rwa 5 ngo twinjiye mu gitabo. Uravuga ngo one day niba wahageze papuro rwa 5 udusomere ubwo buhamya hanyuma tubuvugeho. Haranditse ngo one day in 1997 at a physical age of 20 years old, my mother gave me 3,600 francs of Rwanda to buy clothes. As those I had were old enough, the question was to know whether I need new clothes or any other sustainable solution and support myself for the future. Urakoze cyane. Mu magambo make urashaka kuvuga icyaha? Ahanga cyo nashaka kuvuga, icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki. Nuko ngo mama yampaye amafaranga 3,600 by'amafaranga y'u Rwanda. Ahanga ni mu 1997 ayampa ari kugira ngo nyagure imyenda. Arangije kuyampa, urumva nagomba nibajije ibibazo. Ndavuga ngo ni byiza ko ampaye aya mafaranga, ariko se aya mafaranga ampaye ngo ngure imyenda koko nicyo kintu nkeneye cyane, cyangwa ngomba kubona ubundi buryo buzamfasha kujya mbona igisubizo cy'ibibazo mpuye nabyo mu buzima bwanjye mu buryo buhoraho. Nuko byatumye ntekereza cyane, gutekereza ko aya mafaranga ntakwiye kuba nanyakoresha icyo cyo kugura imyenda yarayampereye, bituma ntekereza mu bundi buryo. Ukora iki rero? Icyo nakoze rero, naratekereje nti aya mafaranga ndamutse nyakoresheje muri ubu buryo bwo kugura imyenda, iyi myenda nisaza bizagenda gute? None se niramuka ishaje azama andi mafaranga yo kugura indi myenda? None se narebaga umuryango nkabona uko biteye, nkabona ko kubona ibyo 3,600 icyarimwe bitoroshye. Nkabona none se natongera kuyabona bizagenda gute? None nibyo byatumye rero ntekereza nti rero ngomba gukora ikindi kintu kizatuma nshobora njyewe ubwanjye kujya nshobora kwibonera ibyo nkeneye, atari gutegereza ngo azajyamo amafaranga kuko nari mukuru. Urumva umuntu w'imyaka 20 nari mukuru ku buryo ntagombaga kongera gutegereza ngo ni mama uzajya unyambika. Ibyo rero icyo nakoze ni iki, nahise mfata aya mafaranga, nta nubwo nabimubwiye, ahubwo ngera nigiriye inama, ndavuga ntejo nzajya kugura ibintu byo gucuruza. Nabone nzajya hari isoko rya Yaramba ni muri Gicumbi, mpita ngenda njyana akajere. Nashaka kubaza ngo wari hehe? Ubwo nari iwacu ni mu Rwanda mu karere ka Gicumbi. Ubwo rero nahise mfata amafaranga ku munsi, ubundi isoko rya Yaramba ryaremaga kuwa 5, mpita ngenda njya Yaramba. Ndangije ubwo najyanye akajere kandi kari mu busa ka litiro 5. Ngura litiro 5
za peteroli iyo tumenyereye ducana mu ngo dushaka kugira ngo habone. Ndangije ubwo ngura n'agahubyo nako bapimisha bari gusukisha, ngura na kantonwari. Ndangije ndataha, ngeze mu rugo bukeye mu gitondo hari kuwa gatandatu, ubwo nagombaga guhita njya mu isoko rya Gatuna, niho twita mu Kesiyona. Ndagenda ngorayo isabune n'umunyu. Isabune naguze sinibuka neza amatije naguze, tubyita imiti y'isabune ariko na amatije yandi dukatagura. Naguze amasabune ashobora kuba ari hagati ya 5 na 7, sinakwibuka umubare neza. Ndangije ngura umunyu ubundi hari umunyu uva Uganda upakiye mu mapaki. Ipaki imwe iba irimo amapaki 40, ni ipaki nini irimo amapaki 40. None ngewe kubera ko amafaranga ari makeya naguze kimwe cya kabiri cy'iyo paki, ubwo naguze imyunyu 20. Ndangije ndayikorera rero ndataha, ngeze mu rugo nibwo rero nahise mfata aya masabune ndayakatakata, mfata ya myunyu nshyira hariya, mfata ya peteroli nayo yari aho ngaho, ubundi asigaye mfata icyapa mpita ngenda nandika, ni icyapa cy'ikarito, nafashe ikarito nandikaho ngo hano hari isabune, umunyu na peteroli. Ndangije mfata cya cyapa nshaka agati ndagasatura, ndangije kuko sinari mfite umusumari ndagasatura, naje kugasatura mpita sesekamo ya karito, mpita nshaka akagozi hejuru ndahambira. Ni nako nagerageje kubikora muri iki gitabo. Ndangije rero nkashinga ku muhanda, ubwo hari haruguru y'urugo. Ndangije kugashingaho ni hano hari isabune, umunyu na peteroli, ubwo ndiyicarira mu rugo. Bwakabaye abantu batangiye kuza kugura, abagura isabune bakazigura, abagura umunyu bakawugura, abagura peteroli bakayigura, birakomeza gutyo byashira nkajya kurangura ibindi. Hashize rero nk'amezi 3 niho habayeho mbona abantu bagiye, harabazaga kugura bagafata ideni, akavuga ati ngenda shaka ko mumpa ideni, tukarimuha, twarangiza kurimuha none akagenda. Hashize nk'amezi 3 nkabona abo bantu ntibanyishyura. Kandi ikibazo kibaho iyo umuntu yaranje gufata ideni ntaze no kwishyura, ntagaruka no kugura, bwa buryo yagarukaga ntagaruke. None mpita negeranye inama nti rero aba bantu bari kunyambura, reka nigire inama. Ubu rero ubu bucuruzi ngomba kubuhindura. Uko nabuhinduye byagendanye nuko nari narigeze gutekereza mu buzima bwanjye, ndavuga nti mbonye amafaranga nagura ihene. Icyo gihe mbere y'ihene se barakwishyuye barakwambuye. Uko mbigenze ubwo ngiye kubigeraho ko babyagenze. Mbere yuko ngura ihene rero byagenze gutya. Maze kwigira inama ko bari kunyambura, nahise impitamo kuvuga ngo reka njye kubishyuza. Ndagenda, ndangije kugenda, ubwo buri muntu mfata agafuka, mfata n'ingemeri. Iyo bita ingemeri bamwe bita mironko, ahandi bakayita ingemeri, ariko naga plastike ubundi kajya kugera hafi kilo. Noneho ndabifata ndagenda nkajya kuri buri muntu nkabwira nti rero undimo amafaranga, nyishyura amafaranga cyangwa se umpe amasaka. Byari mu gihe cy'isarura cyo mu kwa 8. Niho rero byatumye aho hantu hose nagiye bampaye amasaka. Ndangije ngira nk'ibiro 15, bimaze kuba nk'ibiro 15 mbishyira ku rutugu, nta nubwo nabyikoreye kuko byari bikeya. Navaje agafuka shyira ku rutugu gutya, mfata n'ingemeri mu ntoki nditahira. Ndaje kugera mu rugo rero, ubwo ntegereza ko umunsi w'isoko ugera. Umunsi isoko ryabaga Cyumba, iryo ryabaga riri hafi. Nyajyana ku mugabo witwa Mutaziheza. Umugabo witwa Mutaziheza niwe waguraga cyane imyaka aho ngaho Icyumba. Ndangije ndagenda ndayagurisha, ndangije kuyagurisha ndataha. Uko nkeka birashoboka ko ayo mafaranga atararenze nk'igihumbi na 500, kuko ngereranije icyo gihe gishobora kuba nk'ikiro cyari nk'ijana. Noneho ndataha, noneho nyegeranya na ya mafaranga nari maze kwegeranya incuruza, bya bicuruzwa byari bisigaye ndagenda mbyegeranya nabyo ndabigurisha. Noneho ndaterateranya amafaranga, abo mafaranga 4,600. Ubwo ayo 4,600 ni nyuma y'amezi nk'3 nyine nkuko nabivuze. Bivuga ngo nyuma y'amezi 3 nari maze kunguka amafaranga 1,000 abarika. Ariko ahangaha sinakwirengagiza nanone amafaranga yashobora kuba yaragenderaga muri bya bikoresho twakoreshaga mu rugo, kuko niba twarakeneraga peteroli twayikoreshaga muri yindi, twakenera umunyu tugakoresha muri wa wundi, twakoresha amasabune tugakoresha kuri yandi. Abyo sinabibaraga kuko sinabitekerezaga kubibara kubera ko numvaga atari ngombwa. Birangije rero maze kubona ya mafaranga maze kuba 4,600, nibwo nigereye inama ngo rero ngiye kujya mu isoko rya Kivuye. Isoko rya Kivuye ni mu karere ka Burera. Ndagenda hareshya hato ubwo kuva iwanyu na ahantu umuntu yakoreshaga amasaha 3 y'urugendo. Ni ukuvuga ngo kuva iwacu kugera mu isoko byasabwa kuzinduka saa 12 mu gitondo, ukagera hagati ya saa 2 n'igice hafi saa 3.
bivuga ngo ni hafi amasaha 3 wakoreshaga ugenda n'urugendo. Ndagenda njya mu isoko rero aho ngaho ikivuye njya mu isoko ry'amatungo rero mbona agahene kubera ko zari inzozi zanjye. Urupapuro rwa 9 ni kuwavuze ngo from my childhood I used to say that if ever I get money I would buy a goat giving birth to 2 kids. Izo nizo zari inzozi zanjye. Iyo none bivuga rero ngo ndashaka ko ndifuza ko nzagira ihene ibyara 2. Hari n'abansekaga abaturanyi ababyumvise mbivuga batari kuzi kuko abyinzozi weho uri muyikinira wewe uravuga ngo uzagura ihene ubu sizava he bo rimwe na rimwe na mama bikamutera isoni. Mwari mukennye ku buryo gutunga ihene byagomba kuba inzozi z'umwana cyangwa nuko ariyo matungo wabonaga hafi? Icyambere n'ubukene bwarimo bwari ubukene kuko ni nayo mpamvu navugaga mbansekaga nyine bakabona ko kugira ngo nzagere igihe cyo ngura ihene babona abagabo ari bo bazigura ko bitazakunda. Yego bakajya mu isoko rero ngiye mu isoko rero maze kugera mu isoko mbona ihene yagashaje ndayireba numva ndayikunze ndayigura. Mu kuyigura nyigura 4,500. Urumva twaraciririkanye n'uwari wayizanye kuko nagendaga ndihuza nakwako n'amafaranga mfite turinda twemeranya 4,500. Ubwo numva ko nsigaranye 100 ibyo ari byo byose nari nsaguye menshi. None rya jana rero numvaga wenda ko ndi burigure wenda nk'umusuru ndimo nitahira cyangwa se nkarigura ikindi kintu kirandamira mu muhanda. Ngiye kwaka wa mugabo wari uzanye iyo hene ndamubwira nti wampaye uwo murunga nkatwaramo ihene yanjye. Ahita ambwira ati ntabwo nshobora kuguha umurunga wanjye atahubwo guru wawe. Ati nta muntu utanga umurunga. Niho nanabimenyeye ko nta muntu utanga ikiziriko cye. Ndangije rero yajana nari mfite njya hirya mitangura wa murunga. Umurunga ndawuguza icyo kiziriko nyishyira mu ihene yanjye. Ndangije ndayifata rero nditahira. Ubwo amafaranga yarashize. Ndangije manutse ngeze ku muhanda hepfo y'isoko ritangirira mpasanga abasoresha. Barangije bati rero weho ugomba gusora. Ntabwo rero nese ndasora njyewe ntabwo ngurishije ndaguze. Ntabwo ngurishije rwose njyewe ndaguze. Bati none nyine urasora kubera kuguze. Nti none ko nta mafaranga mfite mbona babikajije. Nkabasobanurira ntibabyumve ko ntayo mfite ariko mbonye ko babikajije nigira inama. Ndabanira aba bantu sindi bo bacike. Ahubwo ngiye kugenda subire mu isoko. Nicaremo mere nkugurisha ihene ntegereze kwiri soko riza kurangira. Nibigera nka saa 9 ndaza gutaha meze nkaho ihene yanjye yabuze isoko. Noneho ndabubwira ko nabuze isoko. Ubuse nabwo baranyishyuza sindaba nguze sindaba noneho nabonye n'umuguzi baranyishyuza nanone nabuze n'umuguzi ntanaguze. Nibyo rero nasubiye mu isoko ndicara. Ubwo rero ndicara ndategereza bigera nka saa 9 rikuremuriraho ndemuriraho. Uhahanda ubureba abantu ari gitarutaro. None mbonye rero ko abantu bashize mu isoko basigaye nshobora kubabara. Ndabana okay nubu babagabo nabo ibyo ari byose ngiye kugenda nk'umuntu wabuze isoko nitahire. Ndabageraho mbasobanurire. None ndagenda manutse mbageze handi bantangiriye none nsanga nta nabahari. Ubwo nabo bari batashye babona ku isoko ryaremuye. Nibwo rero nafashe ihene yanjye ndakomeza nditahira ngera mu rugo. Ihene rero narayoroye. Noneho uko igenda ikura noneho ikagenda ibyimba n'icebe. Abayireba abazize iby'ihene barambwira bati rero ihene yawe ushobora kuba warayizanye yarimye. Ahubwo impamvu ariko mu gitabo cyawe hari ibyo ntari bukwemerere kusimbuka kuko nge naragisomye. Yego. Ku rupapuro rwa 11 we ntiwabyanditsemo ariko jewe iyo nsome igitabo hari n'ukuntu nshyiramo nanjye uko mbitekereza. Yego. Nkagerageza kumwanditse nubwo ntari we. Yego. Naranditse ngo your goat face to your God. Yego. Kuko hari ahantu uvuga iby'ihene no mu rusengero. Yego. Ntuhasimbukire. Yego. Aho ntabwo ndi basimbuke. Ubwo sindagera. Impamvu biri ahangaha aha byashaka gusobanura kuri iyi page ya 11 uko abantu bagerageza gusenga mu buryo butandukanye. Murabona ko hari ishusho igaragaza hari ishusho y'ukwezi, hariho karuvati, hari abasenga bashyiramo karuvati cyane mu gusenga bakaba barimbye. Urabona abantu basenga bunamye n'abasenga bahagaze bose baba bari gusenga. Ariko uko abo bantu bakoresha ubu buryo butandukanye barimo basenga ni nako umuntu ashobora gukoresha ubwonko bwe mu buryo butandukanye ashaka gukemura ikibazo afite. Kuko bari abantu basenga baba bashaka kugira ngo Imana ibatabare. Yego. Ngewe noneho rero nkavuga ngo ubwonko bwanjye nshobora kubukoresha mu buryo nanjye butandukanye kugira ngo Imana intabare ihereye kuri bwa bwonko nakoresheje neza. Ubwo rero ndaza kubigeraho sindi bubiza kubyibagirwa. Ndangije ihene rero ndayicyuye
ndangije kuyicyura ndayoroye, ndangije biragaragara ko yimye. Nibwo rero uko yageze igihe irabyara, imaze kubyara ibyara agasekurume. Ibyaye agasekurume ubwo ni akana n'agasekurume mu kinyarwanda birumvikana, ni agasekurume. Njye rero hari ukuntu sogokuru yaratunze ihene, noneho hari umusaza wazikonaga najyaga amufasha. Ubwo rero yarize gukona, narakikoneye ntagombye kujya guhamagara umuntu ngo aze ankonere kuko nari nzi ko bicibwa amafaranga. Ndangije nibwo rero ya nkone twakomezaga kuyorora, bigera igihe irongera irima ya hene, irangije kwima iza kubyara abana babiri. Noneho yanyu nzoza ahubwo nazaga nuvuga ngo ihene ibyara babiri biba birasohoye. Noneho ngize ihene enye, maze kugira ihene enye ndakomeza ndazorora. Imbere gatoya ya nkone birakuze ndayigurisha amafaranga 9,000. Maze kuyigurisha 9,000, ikintu nayakoresheje sinkizi. Icyo kora birumvikana ko nshobora kuba narayakoreshe muri bya bibazo bimwe nari naranze gukemura nko kugura imyenda n'iki, ariko ntaho nabyanditse no kubyibuka, sinzi ngo nabikoresheje iki ngiki. Nuko byagenze. Birangije rero niho ubwo maze kugurisha yane nakomeje korora za zindi. Noneho uko zigenda zikura zikagenda zitanga umusaruro. Reka rero nsubire hahandi aho nashatse gutanga ya hene rero itarabyara. Iyo hene itarabyara bibigihe tubujye mu rusengero. Tumaze kujya mu rusengero baratwigisha, nge ndo muri ADPR baratwigisha bati rero uwafashije ijambo ryo kwigisha yigisha ukuntu abantu bafite ibintu badakoresha neza ngo Imana izabirimbura. Aratubwira ati ibintu murimo mwanga gukoreshereza Imana igiye kubirimbura ibitembeho kuko mwaze kubikoreshereza Imana. Ati nimugende muzane ibintu byanyu mu bikoreshereza Imana. Tekereza ya hene. Nanjye urumva mutungo nari mfite hene. Noneho nicaye urumva abantu twese ko twari mu rusengero uwo munsi twarafashijwe. Nuko tubyita gufashwa. Turafashwa twese turahaguruka twumvaga ko twakosheje. Nanjye mpaguruka muri abo ngabo bari bagiye kwihana. Ngiye kwihana. Twese rero baradusengera nkuko twese twari twahagurutse ngo twihane. Mu mutima icyari cyampagurukije no kuvuga ngo rero Mana, dore nanjye nari mfite hene, none nanze kuyikoresha, none igiye gushiraho n'ubundi zarimbuka. Ndiyemeje ngiye kuyitanga gukorera umurimo w'Imana. Ndahagurutse baransengeye. Igihe iteraniro rirarangiye tugiye hanze. Twari dufite amateraniro abiri. Tugira amateraniro abiri. Iyo hari ubeho urabivuga mu gitabo. Ndabivuga. Twari dufite amateraniro abiri rero, ubwo irya mbere ryari rirangiye tugiye mu rya kabiri ry'igaburo ryera. Ubwo rero ngeze hanze, hari ukuntu abantu bajya hanze bamaze kurangiza iteraniro rya mbere bagasuhuzanya bishimye bose. Nge nari mbabaye, ntago nashoboye gusuhuzanya. Aho hari ukuntu nasohotse, noneho njya ku ruhande rugana rwo hepfo ku rusengero, ubwo twari ahantu hitwa Umurambo. Noneho njya ku ruhande rwo hepfo rw'umuryango hafi y'idirishya gutya, ndahahagarara ngo nibaza, ariko se Mana, ubwo nibajije byinshi. Ndavuga ni ihene yanjye ngiye kuyitanga, kandi icyo nayiguriye ntago kibaye, bizagenda gute? Ndibaza ni icyambere, iyi hene ngiye gutanga ubundi umuntu we uzayigura, ntabwo niramuka zishize zose Imana ikazirimbura, yo ntago izarimbuka. None se nirimbuka ubwo Imana izaba yanze wa muntu wayiguze? Ubwo iramwanga ko abazaba yaratanze amafaranga ye? Aho mashyira akabazo. None ngira ku cya kabiri, none se ubundi iramutse itarimbutse Imana ntizirimbure nkuko nyine babitwigishije? Ntizirimbure kuko birashoboka ko bitabaho. Unaheraga ku bindi nk'ibyagiye biba muri Bibiliya. Nitayirimbura uyitunze ntizamufasha? Nkahita nisubiza ngo izamufasha. None se umuntu aramutse atayitanze, ko gukorera Imana nzi icyo bivuga? Mu gukorera Imana harimo gutanga icya 10, harimo gutanga amaturo no gufasha abandi bantu. Nindamuka iyi hene ntayigurishije ikabyara ihene 10, nkafatamo imwe nkajya nyitanga ku hene 10 zivutse, nkatamfatamo imwe nkayitangamo icya 10, sinzaba nkoreye Imana? Nkisubiza ngo nzaba nkoreye Imana. Narangiza kwisubiza nkahita mvuga ngo noneho mpita mfata umwanzuro ngo noneho rero ntabwo ihene nkiyitanze, ngiye kuyorora. Niba Imana izayirimburane n'izindi, niba izayikiza izakire nayo izangirira akamaro. Nibyo nta bindi. Hanyuma rero niramuka ikuze ikabaho, nanjye izamfasha gukora umurimo w'Imana mu buryo butandukanye. Nanjye ubwanjye nzaba mfite ibisubizo by'ibibazo byanjye, ariko hari n'ibindi izamara binyuranye ntazi.
Shuti mudukurikiye turi ku gitabo Agaciro k'amafaranga 3,600 gitabo cya Oswald Shyirambere 3,600 yahawe n'umubyeyi na nyina kugira ngo ajye kugura imyenda. Aho kujya kugura imyenda ngo aravuga ngo ninyigura igasaza azongera andi mafaranga. Adutekerereje rero urugendo rwe rw'uko yakoresheje 3,000 ntibikiri 3 ahubwo bigeze mu ihene zingahe ubwo zabaye nye none ziba nyinshi cyane rero. Yego. Zabaye nyinshi cyane mu buryo buhe ntizagumaga aho ngaho. Ahubwo uko ubwo ngiye kugeraho rero zageze ka kamaro cyane katumye bigira ka gaciro k'ikirenga. Ubwo narigaga uko najyaga kwiga narigaga ariko mfite n'abarumuna banjye n'abashiki banjye batoya bari inyuma yanjye nabo biga. Muri bwa bushobozi bukeya bw'umuryango urumva hagombaga kuboneka ibisubizo. Icyo twakoraga n'iki rero uko twajyaga mu kiruhuko nagombaga gufata akana k'ihene nkakagurisha nakajyanaga ubundi yaramba. Ubundi agaciro kako bakaguraga byabaga biri hagati y'3,000 n'5,000 bitewe n'uko ako kana kangana. Bakame 3,000 cyangwa 3,500 cyangwa 3,700 kugeza kuri 5 ntibyarengaga aho ubundi. Ubwo amafaranga rero nabaga mbonye nagombaga kuyakoresha mu buryo aza gutanga ibisubizo muri wa muryango uko tungana. Icyo nakoraga ntabwo nafataga ngo njye kugura ikaramu imwe nk'iyi ngiyi kuri butiki. Oya narubani iyi karamu uwayizanye ngo azayungukemo. Ninjya kuyigura ndabamuhaye amafaranga menshi ugereranije nako najya kuyirangura. Nkahita mfata gahunda rero ngo ngewe gatuna nkajya kurangura. Nagendaga karangura amakaramu ubwo akenshi nakaga kimwe cya kabiri cy'agapaki. Agapaki kaba karimo amakaramu 50 nkaka kimwe cya kabiri cy'amakaramu avanze ubururu n'umutuku ubundi nkashyiramo n'umukara byose. Narangiza nkagura amasabune nkafata amatije runaka agendanye nuko mbona tukwiriye nkayashyiraho. Narangiza nkafata rero ubwo nafasha amakaye nafasha amakaramu nafashe n'amasabune byose nkarangura. Ubwo amakaye naguraga yandi afunze nkavuga ngo dushaka n'amakaye y'impapuro 100 y'impapuro 18 nkafata udupaki. Muri make mu mitekerereze yawe ifaranga rigira agaciro. Ifaranga rifite agaciro gakomeye. Amaguru yawe yo kujyayo kuruta kugurira ikaramu hafi aho kugira ngo ujye kuyigura ukoze kilometero yaramba na gatuna cyangwa naho wavuze wagiye mu isoko. Uyu munsi hari udukurikiye avuga ati none se wayiguze hafi ko n'urwo rugendo ukoze narwo ari indi mvune. Urakoze cyane ku bantu badukurikiye. Ngewe rwose nasaba umuntu akwiye guha agaciro icyo afite. Icyo ufite nicyo gifite agaciro kanini. Hanyuma ikindi buri ifaranga ntago dufite inyundi iricura. Ntago dufite inyundi iricura. Murabizi ko ugerageje kuryigana afite amategeko amuhana. Ibyo rero bivuga ngo iryo mfite niba mfite amafaranga 100 nagombaga kuyubaha kuko niyo nabaga mfite ari buvemo ibintu nkeneye. Bityo rero nkaba nsaba ngo uko umuntu wese udukurikiye agomba kumenya ko icyo afite agomba kugiha agaciro ahubwo agashaka ukuntu iteka kibyaza umusaruro kugira ngo kikore akazi kanini karenze ako tekereza cyakabaye gikora. Uko ni nayo yari imyumvire yanjye ari nayo mpamagarira abantu benshi ko mu gutekereza muri ubwo buryo ntutekereze ko icyo ufite cyashira ahubwo ugatekereza ko cyakora akazi kanini karenze ako wumva cyakabaye gikora. Iyo rero nuko byagendaga. Naragendaga rero nkarangura gutyo narangiza kurangura nkazana bya bintu twagera mu rugo amasabune nkakatakata hakaba amasabune asigara aho ngaho kuko abana bigaga muri primaire nge nigaga muri secondaire. Nkafata amakaye buri muntu nkamuha bigendanye hari page 18 hari page 100 tukagabana twarangiza noneho n'amakaramu twashoboye kwiga. Twese turashobora kwiga binyuze mu nzira. Ugera ku ruhe rwego ryatungo bya 3,600 byaje kuvamo n'inka urabivuga mu gitabo n'ikiganiro yagiye. Nayo mpamvu ni impamba y'ubumenyi. Impamba rero biba byiza no kwigira aho twayikuye bazashaka igitabo bisomeye. Uyu munsi umuntu udukurikiye yavuga ati none se ndashaka kubyumva 3,600 nibyo koko byabarihiye ishuri we nawe barumuna bawe ugera ku ruhe rwego. Yego. Ubwo byageze aho biturira amashuri kubera ko amafaranga yavagamo niyo yamfashije kwiga nanjye aho ndagirije kwiga mfasha barumuna banjye n'abashiki banjye. Ubu ngeze rero ku rwego mfite maîtrise mu buhinzi. Narangije kwiga nayikoreye i Butare. Ubwo nize muri secondaire ahibungwe kaminuza nyiga muri Zaye hanyuma munuza muri masters niga i Butare. Ubu nyine ndi na produit y'u Rwanda nge ndi made in Rwanda. Ndi made in Rwanda kandi biba bishimisha cyane bikomeye cyane.
hanyuma rero muri babandi baturutse bari inyuma yanjye harimo mushiki wanjye umwe yarangije nawe mu by'ubuhinzi yitwa Uwingabire Yvonne nawe ari muri iki gitabo. Hanyuma yarashyingiwe afite umugabo yarabyaye. Harimo murumuna wanjye wundi ukurikiraho afite bachelor, ubwo ni ukuvuga ngo icyiciro afite diplome y'ikiciro cya kabiri cya kaminuza muri farumasi, ni ibigendanye n'imiti ikoreshwa ku bantu. Uwo nawe ubu yarashatse afite n'abana. Hanyuma hagakurikiraho undi mushiki wanjye nanone ufite icyiciro cya mbere cya kaminuza, ubwo ni AE mu bintu bigendanye na food science, yayirangije mu ishuri rya IPRC. wowe ubwawe ku rupapuro rwa 32 uravuga ngo having terminating bachelor studies from the above mentioned family, it was really impressive. Shyiraho n'ifoto yawe uravuga ngo this photo shows that the author of this book was being congratulated by panel members. Neither panel members nor people who attended the presentation could not know that the day was one of the biggest fruits of 3,600 Rwandan francs. But in my heart, I could much be thinking on that extreme achievement. Shuti mudukurikiye, uyu mugabo yaranditse aravuga ngo umunsi yagiye gusobanura igitabo yari yanditse ashoje amashuri, ashoje icyiciro cya mbere cya kaminuza, ngo yabonye abantu baza kumushimira, ngo ariko mu mutima we yari abizi ko iyo bya 3,600 nyina yigeze kumuha atabibyaza umusaruro, adatekereza biruta kuyarya, ngo ntaba yarageze aho ngaho. Agaciro uhifaranga wowe nakahe? Oswald dusoza, ntabwo ari abantu benshi bakunda kuvuga ubuhamya bwabo gutya, wowe byarakoroheye? Ngewe icyambere njya gutekereza kubuvuga gutya naratekereje cyane nkavuga ni aya mafaranga ko yangiriye akamaro bikomeye. Twavuye ahantu kuko twavuye mu cyiciro cyo hasi cyane tugera mu cyiciro cy'ubuzima busanzwe, abana bariga nanjye ndiga, mbese ubuzima bwacu ntabwo bukira ubuzima buteye inkeke. None ko hari abantu bashobora kuba baba mu buzima bushobora kuba nk'ubwacu uko twari tubayemo, kandi ubu buhamya bushobora kugira icyo bwabamarira, kubera iki nabwibikaho? Ubwo nanjye nimfa nzagendane nabwo busige ntacyo busize. Nibyo byatumye rero mfata umugambi wo kuvuga ngo ngiye kwandika iki gitabo. Ubu rero naracyanditse, ubu narakirangije, ubu ngubu gishobora kuboneka ahantu hose. Yego. Nyine narivuze ngo hari ubwo yazuti wabayeho utakavuga ati narakomerekeyemo bihagije sinshaka kubivugaho. Yego. Bukene burababaza. Yego. Uvuga ati mbabarira ne kwibuka ibyo bintu. Reka. Wowe kubidusangiza. Yego mu mvugo yawe ya gihanga, ukaba wibuka urwo rugendo rwose, ukibuka ukuntu wagiye kurema isoko uko bagutangiriye, ukemera rikakuremuriraho ariko uzi icyo ushaka. Yego. Uzasoma iki gitabo azaba yakumvise neza nasigarana iki? Ikintu cya mbere navuga nuko nge ubuzima nabo bagamo nk'ubuzima bwanjye. Icya mbere nakoze ni ukubwakira, narangiza kubwakira nkabugira ubwanjye, narangiza kubugira ubwanjye nkavuga ngo harimo challenges. Hari ibyo nita ngo challenging challenges, ni ukuvuga ngo kureba ibibazo mfite narangiza nabyo nkabitera ibibazo nyine nkabihindura. ni ugucarenginga challenges. Ni ukuvuga ngo rero ngewe icya mbere nabaje gukora no kubanza kwakira ibibazo byanjye, narangiza kubyakira nkabibamo. Ubwo ni ubuzima nabagamo, byabaga ari ubuzima busanzwe. Nta nubwo simbifata nkaho nje nabifata nk'ubuzima busanzwe nabayemo, hanyuma ngomba kandi nanone bugomba kubera abandi isomo, kuko hari aho ibintu byavuye bikagira naho bigera. Hari abantu rero batinya kuvuga ubuhamya bwabo. Ngewe nemera ko ubuhamya bw'umuntu bushobora kugira icyo bumufasha, kuko twiga duhereye kubo twigiraho. Bivuga ngo birashoboka ko n'undi wundi yagira ibintu byinshi byamufashije, yahuye nabyo bikomeye, ariko nanone yaranabirenze. Kubera icyo atabibwira abandi bakamenya ngo burya na runaka yahuye n'iki kisa n'iki. Rimwe na rimwe hari ubwo umuntu agera ku kimeze nk'icyo neza, hakabona nuko kirenga kubera ko afite inama. Buriya ahantu hatari inama, imigambi ipfa ubusa. Niko Bibiliya ivuga. Nsoza
nturi umwanditsi nubwo uri we waranditse yego ariko si wo muhamagaro wawe wa mbere muri uru rugendo warunyuzemo ute ko hari benshi bashobora kuba bafite n'ubuhamya bwagirira n'abandi umumaro ariko ntibabyandike yego wowe wafashijwe n'iki cyaguteye imbaraga? icyambere navuze ko icyambere nashakaga kugira ngo ibintu bizagirira abantu akamaro benshi. Icyo ni ikintu cyanteye imbaraga kugeza naho mu minsi ya nyuma mbere yuko nsohora iki gitabo nirindaga no gufata ingendo. Byabayeho ejo bundi nkirinda gufata ingendo mvuga nti ubu ngeze ahantu ho ibintu bishobora kujya ku mugaro bigafasha abantu, ndamutse ngiye bitarasohoka byagenda gute? Ubwo rero nafashe gahunda nkajya nirinda n'ingendo rimwe na rimwe ngo ngabanye risk. Hanyuma ikindi cyanteye imbaraga, urumva mu kwandika hari abantu benshi bagiye bamfasha. Hari abamfashije gukora review, bamfashije nkabaha bakansomera bakambwira bati ibintu biri mu murongo neza, komeza ubikore neza. Hanyuma hari ubu dufite amahirwe kuko mu Rwanda ubu dufite ihuriro ry'abanditsi n'abasomyi b'ibitabo mu Rwanda ryitwa Rwanda Writers Federation. Iryo naryo ryanafashije cyane kubera ko ryangiriye akamaro mu bujyanama mu kunoza igitabo kuko sinari nzi ibintu by'imyandikire y'ibitabo. Ngera naho murabona nk'aha ngaha inyuma niba abantu bari kureba hano barabona hariho iyi ngiyi bita ISBN, ni nimero iranga iki gitabo mu buryo mpuzamahanga. Abo nibo bamfashije kumenya ngo burya no mu Rwanda nabyo byashoboka, bampa n'iyo nimero ndayigura nyishyiraho, ndangije kuyigura nyishyizeho. Ubu iki gitabo kiri ku rwego mpuzamahanga kuko cyarangije no kujya ku mazone. Ubu ngubu kiri ku mazone, kuri Amazon, ku buryo ubwo kiragurishwa nacyo nk'ibindi bitabo bisanzwe. Urakoze cyane. Ni impamba y'ubumenyi. Ntekereza ko abazasoma iki gitabo ariko n'abadukurikiye muri iki kiganiro, uyu mugabo ndahamya ko atadupfunyikiye amazi, kuko iyo umuntu yemera kuvuga ubuhamya bwe kandi n'ahantu yabaye akahavuga amazina, mwumvise ko avugamo n'amazina y'abantu, byaba byiza wisomeye kuko mu minota 30 ntitukubwiye byose. Mugire ibihe byiza.